Hagikomeye imbere yayo ifata imisozi ikayigira n'iki gikomeye kanseri diyabete malariya umutwe ibicurane ubukode ubukene kutiga nta gikomeye. Haleluya namenye kuri se w'imigisha araza azura ibyanjye byapfuye biraho indirimbo yanjye yarimo ruzageza he utuma mpinduka urugero rwiza nk'uwatawe sinabumva inzira nyabagendwa nkanyura udusesero kandi twita basezerana atabarika nahoraga urebe uw'ibumoso n'uw'iburyo n'uw'inyuma yawe hanyuma ubwira ngo wanyemerera kuri uyu munsi wa 15 tugahimbazamo Imana. yabikubwiye cyangwa hari undi ukibwira ikaze ku munsi wa kangahe umunsi w'iki umunsi turi bubonemo buri wese aravuga ibye uyu munsi turawubonamo ibitangaza uyu ni umunsi wanjye ni umunsi wawe. Bwira mugenzi wawe ngo undebe neza uko ninjiye ntabwo ariko ndi butahe. Mubwire uko ninjiye ntabwo ariko ndi butahe. Haleluya umubwire neza mubwire unyitegereza neza uyu ni umunsi wanjye w'ibitangaza kandi umwami aramvugaho uyu munsi ni uwanjye. turebe abashinganye muri Kristo. Are you ready to praise the Lord? Hallelujah. Turiruka nushaka kwiruka wiruka huri kuko natwe nabo twemeye guhagarara. Turiruka. Tubanza dukore practice. Tubanza twiruke. Sibyo? Aya! Aya! Achucha! Impundu zanyu ziri he? Aya! Mwabibonye ukuntu byifashe? Noneho uyu munsi nutiruka n'ukuntu mufite space, I don't know for sure. Ariko reka mabwire wirukanka ntibibe umugenzo wo kwiruka gusa. Turabibona muri Bibiliya ko Dawidi yabyinnye imyenda ikavaho, umugore we akamubaza ese bimeze bite, wasaze? Ambwira ntago nasaze, ndi guhimbaza Imana yimuye so ikamukura ku ntebe ikanshiraho. Haleluya! Rero uhimbaza Imana hagira ibigwa nibakubona babone hari icyahindutse. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, muri kwiga
vuga oh ubu ndashinganye sena n'amahoro bugingo bwanjye burizwe n'ukwiriye navuye mu byaha navuye mu byaha mba mu butware bw'isi abinjiye mu buruhukiro muri let's go twagiye ko mutiruka mwabuze aho mwirukira mwahabuze mu nzu y'Imana hari umudendezo hari liberty mwabuze nuko nuyo wakinyagambye niko babivuga niyo wazenguruka iruhande rwawe ariko nababwiye this is prophetic if you don't take it serious nyine ni kwa kundi bavuga ngo kuki uyu nguyu wamugiriye neza kuki wamwibutse nubifata muri logic yawe nukuri birarangirana na logic ariko nubifata prophetic ariko namwe nimudukereze twagiye gikomeye imbere yaravuze ati muze mwese aremerewe nijye ubaruhura muzanyambaza satanga ingabo nyinshi kamubwire nta gikomeye imbere yayo
namenye kuri se w'imigisha erega sinakurekura ayiwe Yesu we namenye kuri se Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura sinakurekura oya mana yanjye we erega sinakurekura sinakurekura mana we erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imfubyi namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura umva namenye kuri se w'imfubyi ukasi erega sinakurekura namenye ko wishurira amashuri abatari kubasha kuyishyura erega sinakurekura mana we namenye kuri se w'imigisha Imana yeah sinakurekura oya erega sinakurekura erega mana we erega sinakurekura erega mana we erega sinakurekura wafata mugenzi wawe sinakurekura erega mana we erega sinakurekura erega mana we erega sinakurekura Hallelujah! Nahoraga njya kuvuga azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo oya ngeya Imana uzageza he utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe gahunga ahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wampaye nahoraga njya kuvumba amashimwe aha asa araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo oya ngeya Imana uzageza he utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe sinabumva inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wampaye nahoraga njya kuvumba amashimwe ndagira ngo bive muri wowe batamba araza azura ibyanjye indirimbo oya ngeya yari Imana uzageza he utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe
Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. 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 Hallelujah.